neza tutagiye ku ruhande tudaca ibintu ku ruhande umuntu wo gukemura ibi bintu ari amagorane n'umwe ni federasiyo gute hamagara aya mayikipe yombi ba APR n'abayobozi ba Rayon Sport wabwiye Rayon Sport muravuga ko muzakina ku itariki 15 turabivivuye APR muravuga ko muzakina ku itariki 2 turabivivuye abahamya ba Yehova bafite stade Amahoro itariki 8 9 n'10 ibyo ntacyo twabikuru aho ntimwanakoraho rwose aho haravivuye mubabwire muti wenda ku itariki let's say 20 cyangwa 22 cyangwa 20 zingaye muri iyo weekend muratera muzakina match ya Super Coupe hanyuma champion itangire ku bandi abareba banavuze ngo Super Coupe ngo ibaye imbere ngo bakinisha ngo ikipe ya kabiri ako hari mwakumvisha Ngicho mvuga ni iki ngiki Super Coupe nibaye kuri 22 si ngombwa ko tuvuga ngo Super Coupe niba mbere ko champion itangira iyo weekend itariki 15 n'ubundi abandi ntibari gukoresha stade Amahoro bareke Rayon Sport ikine kuwa gatanu kuwa gatandatu izindi zikine match za champion zitarire yo zitari na APR simbizi kuko zaba zitegura Super Coupe uzireke zikine match yabo ya mbere ya champion izo kipe za Gicumbi zazamutse zizabe izo zikinizo zamukinisha umwe izari gukina na Rayon na APR zisubikirwa 22 zize zitere Super Coupe nibarangiza iyo match abakinnyi bajya muri camp ya national icyo tubivugiye niki hari ikintu cyangwe mu gutwi cyaba atari cyiza cyo kuba Rayon Sport yarabanje kuvugisha inzego bireba kuko Rayon Sport sabasazi kujya kunegosia muri Tanzania idafite itariki yizeyeho yakiriraho yananditse iyo baruwa ifite ibyo bintu Ferwafa nimushaka gushyira Super Coupe ku itariki 16 muri yo weekend yari gukinamo nimushaka gushyira Super Coupe kuri yo tariki 1 muramutabaye feya ibyanye mbivuga kare sinzabivuga nyuma kuko nibwo bibadirika nge mbivuze mbere hari atarimo fairness kubera ko Rayon yabikoze mwabiganiri second nimuyishyira muri yo weekend muramugiye kubuza Yanga kuza mu Rwanda ibyo ni bibi ku mupira w'u Rwanda no ku buzima bw'igihugu kuko ibyo biraturibita mu mafaranga ari kwinjira muri ubwo bukerarugendo twavuze bwa siporo n'izindi nyungu twese tuzaba ku mupira ruga wivunika njya nkavuga niyo weekend numva nta cyabi muyifixe mwemerere APR ikina kuri 2 Rayon ikina 15 hanyuma Super Coupe muyikubite 22 izindi zitangire weekend ya 16 zikine champion Rayon APR muzisubikire zo zizaze gukina rubundi nyuma ya equipe nationale nyuma y'Amavubi usibye ko nabwo nyuma y'Amavubi azasoza ku itariki 19 APR nayo zaba zigomba gusohoka uzi icyo bivuze ubundi Rayon APR neza zizaza nko mu kwa 10 muri champion kwa kundi bakina regular ariko n'ubundi wareba match tugera 30 ntacyo bitwaye icyo gihe azaba ari ku june ya 3 na APR ntiyakinnye ibirarane n'ubundi hereye mu kwa 10 ntiyabimazemo icyo gihe zazajya zikina ibirarane bafite muri ngayo nguko byiki mwabyumve byavuye mu kipe ya Rayon Sport na APR aho bikomeje kuzana amagorane mu kipe ku mukino wa Rayon Day zawe za Rayon Sport no ikipe ya Young Africans zero ko bikomeje kugorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi kumeza kandi kubashimira umwego ku Rwanda subscribe kugira ngo tutubana biganiro byinshi biri imbere kandi mubuke no gukora share naho utaha ciao mwiyare Izayi